Ubwo ni Teacher Moses TV yageraga muri groupe scolaire Cyazo, yasanze harimo habera umukino wa volleyball wahuzaga abarimu bigisha boarding schools ndetse n'abandi bigisha muri day schools mu murenge wa Kanjongo. Ni umukino ukomeye cyane wahuje ibigo byombi, aho wabanjirijwe n'igikorwa wabanzirizaga igikorwa gikomeye cyane cyo kwizihiza umunsi mukuru wa mwarimu waberaga hano muri kino kigo cya groupe scolaire Cyazo, aho abarimu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bakorera mu murenge wa Kanjongo bari bateraniye kugira ngo bizihize uno munsi mukuru wa mwarimu. N'umukino wagaragayemo guhangana ku mpande zombi, ariko nk'uko mubona abafana bari bari ku mpande zombi kandi bari bafite morale iri hejuru, maze umukino uza kurangira abarimu bigisha boarding schools babashije gutsinda abigisha muri day school amaseti atari make, ariko ubonaga ko ku mpande zombi habayemo guhangana gukomeye cyane. Nuko ubwo umukino wa volleyball urangiye, ibirori byaje gukomereza ahari hateguwe, maze abarimu bakomeza kugenda bishimira umunsi wabo gake gake. Nuko batangiye aho byari byateguye bivuga ikivugo. Nyuma yo kuvuga ikivugo cyabo, abarimu batandukanye bagaragaje ibyishimo bikomeye cyane, maze hagerwaho umwanya wo guhereza abarimu bigisha muri groupe scolaire Cyazo nk'aho ibirori byari byabereye, maze batambuka mu muteguro mwiza cyane bari bateguye babyina ino ndirimbo yo muri kano gace. Urabona ko bari bameze neza cyane, bateze utuntu tw'udutambaro mu mitwe, urabona ko bari bishimiye uno munsi by'umwihariko. Ni ibirori kandi byitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, nk'uko mubabona ku mashusho yanyu, barimo umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Kanjongo Kwibuka Jean Damascene, ndetse n'abandi bayobozi nk'uko mubabona kuri ekara yanyu. Hari umuyobozi wa SACCO, abayobozi b'inzego z'umutekano, abahagarariye amadini ndetse n'amatorero, ibigo bitandukanye bigiye bishamikiyemo. Ndetse muri uno muhango kandi hari hariho abarimu babashije bari mu cyiciro mu gihe cy'izabukuru, ndetse n'abandi barimo bagiye batandukanye bigisha ndetse bakoze muri no murenge wa Kanjongo, bari bakomeje kwishimira ibyiza bamaze kugeraho. Mu munsi kandi wizihijwe ubwo twegereza mu mpera z'umwaka wa 2024, ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti umwarimu uha agaciro yongera imbaraga ashyira mu burezi. Kandi koko niko byakomeje kugenda bigarukaho n'abarimu bagiye batandukanye. Nyuma y'imyereko y'abarimu bigisha muri groupe scolaire Cyazo, hagezweho umwanya wo gutanga ibihembo ku bigo byahize ibindi mu murenge wa Kanjongo, aho mu bigo 15 ibigo byose 13 byahembwe mu kuba byarabashije gutsindisha ku kigero cy'100% mu bizamini by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye mu mwaka wa 2023-2024. Mu bigo bigera kuri 15, ibigo 13 byose byahembwe, ubwo twari duhereye ku kigo cya groupe scolaire Korwe nk'uko mubyumvishe. Groupe scolaire Ruheru A, Cyazo TSS, reka hembera nk'iri kigo. Saint Mathias School Nyamasheke, Epe Nyagisasa, Epe Kamabuye,
primaire Kibogora. École Kibogora. Ariko izo certificate mwajyanye ziragaruka ko turafata ifoto yacu twese turi hano n'abadirecteur bagaruka. Ntabwo dushaka ko bagenda iyi foto tutayifashe. École Gitambi. École primaire Ruherute. École primaire Nyaruguru. Nyaruguru. Hanyuma groupe scolaire Saint Paul Tyazo nanjye ngiye kwimuka. Nyuma yo gutanga ibihembo ku barimu ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye byari biri hano, hagezweho umwanya wo gufata ifoto rusange, maze birangije abarimu barashimirwa, maze ibirori birakomeza ubwo twari tugeze mu mwanya wundi w'ubusabane. Je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Notre avion n'a pas pu décoller. Maze ibirori biza gusoza, ibigo bigiye bitandukanye bigenda bifata ifoto y'urwibutso. Umuntu agiye mubona amatsinda agiye atandukanye, biriya ni ibigo bigiye bitandukanye byafataga ifoto y'urwibutso. Nguko uko umunsi mukuru wa mwarimu wagenze mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo. Ngiye babateguriye inkuru, nitwa Teacher Moses, ndetse YouTube channel yitwa Teacher Moses TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho ku gihe. Imana ibarinde.